Iyi ni MJ challenge. Uyu munsi twabazaniye ka kajwi, tugiye kurebera hamwe video yaje gutangiriraho ajya muri Amerika. Yesu we, aka kanya ngeze muri Amerika isagwa kawunga. Narabivuze ko muri Amerika ibiryo bigwaga, ibiryo biragwaga, dore hari kugwa kawunga shaka narakumye rodete. Wow, kanjye n'ukuntu kameze. Kuga kunji. Wow. Imani doha kawunga kavuye no muri firigo ngiye kurya kawunga ukwezi kose. Kanjye gufata agafuka abazungu batakabuntanga shaka. Ni ukuvuga ngo uyu kakajwi ni umunyarwanda ariko ni umunyarwanda mu content creator. Ubu ngubu ari ku rwego rushimishije ruri hejuru cyane, aho asigaye afite abafollowers basaga 100. Reka tubanze turebere hamwe ku bafollowers kakajwi afite. Namaze kubwira ngo uyu kakajwi ni umunyarwanda. Wakwibaza ngo ni gute yagiye muri Amerika cyangwa se ni gute abwira abantu ngo ari muri Amerika, ariko kugeza kuri ubu ngubu ugiye kureba ese kakajwi koko ari muri Amerika. Reka tubanze turebe abafollowers afite. Afite abafollowers basanga 462. Iyo kakajwi hano mu gihugu cy'u Rwanda ni ukuvuga ngo bari bakoze urutonde rw'aba content creator aza ku mwanya wa mbere. Impamvu yaje ku mwanya wa mbere ni iyihe? Uyu kakajwi ni ukuvuga ngo afite amavideo menshi cyane asanga ahagaze amamiliyoni ku rubuga rwe rwa TikTok ndetse no ku rubuga rwe rwa YouTube. Bamwita kakajwi, na hano kuri TikTok bamwita kakajwi, ariko ahangaha kuri TikTok impamvu tuba twayizanye ni uko ariho yabaye umu content creator cyangwa se umuntu, cyangwa se TikTok niyo yamugize icyamamare, niyo yatumye kakajwi aba kakajwi. Uyu kakajwi kugeza ubu ngubu afite followers basanga 462 bya followers hano ku rubuga rwa TikTok. Ku rubuga rwa YouTube agiye kuzuza abasubscribe 300, afite abasubscribe basanga 220 bangahe. Uyu kakajwi kugeza ubu ngubu aba muri Amerika. Abantu baba babihakana kakajwi ni ukuvuga ngo mberetse video yatangiriyeho agiye muri Amerika, ni ukuvuga ngo nta yindi video yatangiriyeho atari muri Amerika. Video zose yatangiye nk'umunyarwanda yarazitsibye, ni ukuvuga ngo video yatangiriye atangira ngo ubu ngubu none nageze muri Amerika ari kwiturugura akawunga. Ni ukuvuga ngo uyu kakajwi ubu ngubu aherereye muri Amerika, ni nawe mu content creator no ku rubuga rwa TikTok uhagaze neza, ndetse no ku rubuga rwa YouTube. Kandi uyu kakajwi arikorera ku giti cye, nta wundi muntu bakorana. Uyu kakajwi akunze kugaragara kenshi cyane ari mu modoka, ari gutangira content cyangwa se ari mu nzu z'imbaho. Abantu ukavuga uti yashatse indi location ayitirira Amerika, ariko uyu kakajwi yameze kujya muri Amerika, dore kenshi cyane akunze kugaragaza video ari kumwe n'abazungu bagiye batandukanye. Nongera nibutsa abantu badukurikirana kuri MJ challenge. Iyi ni YouTube channel ijya kujya icaho ibintu bishyashya gusa, ibintu by'ako kanya. Impamvu tuba twabazaniye amakuru y'aba bajama ni uko tugenda tubahereza ibintu byabo bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo icyo tugusaba no gukanda subscribe hano kuri MJ challenge, ukagenda tubwiriza ibintu bishyashya. Niba nawe ushaka kugira ikintu cyawe tuvugaho cyangwa se tugaragaze, tubisiga muri comment. Ejo cyangwa se ejo bundi utazabona iyi YouTube channel imeze gushyika hejuru, uvuga uti nyamara umujama nanze kumubwira mbere y'igihe. Iyi ni MJ challenge, line challenge. Ni ukuvuga ngo niba ukunda ibintu cyangwa se abantu tuba twakuzaniye cyangwa se amakuru tugenda tuguhereza hano kuri MJ challenge, ameze kugera video 50 ntabwo video zimaze kugeraho habura n'imwe igushimisha, cyangwa se niba bitagushimisha jya wubaha n'umwanya umuntu aba yahaye ibintu, nawe umusigire inkunga ya subscribe ndetse no kuba washaringa ibintu bye bigashyika kure. Ubu ngubu tugiye kuba dusubikira hano, icyo nabasaba ni ugukomeza kugubwa neza.